Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, abakurikiye ijambo ry'Imana muri kano kanya. Tukaba tugiye kuganira ku mutwe w'amagambo ugira uti ubuntu bw'Imana. Uyu munsi mukaba muri kumwe na mwene so Rukundo Vincent. Dusangirire hamwe ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abefeso, igice cyaho cya kabiri, turahera ku murongo wa mbere tugere ku murongo wa 5. Namwe yarabazuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwami utegeka ikirere, ari we mwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze, ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Ubuntu nibwo bwabakijije. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ubundi ubuntu ni ikintu, iyo umuntu avuze ngo yabonye ikintu ku buntu, ni ukuvuga yuko aba yakibonye nta kiguzi atanze. Icyo kikaba ikintu rero ubonye nta kiguzi wagitanzeho, kandi mu by'ukuri wakagombye kuba wagitanzeho ikiguzi. Aka gakiza twakiriye rero, ubu buntu bw'Imana turimo tuvugaho, nta ruhare twabigizemo, kuko Imana niyo yabanje kudukunda, hanyuma natwe tujya twayimenya. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Ku murongo wa 3 twahasomye amagambo avuga ngo kandi natwe twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima byacu byishakira. Kandi ku bwa kavukire yacu twari abo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Twahoze mu batumvira, twahoze mu batubaha Imana, tutari twamenya Kristo Yesu umwami wacu, ngo tumwakire ature muri twe, agendere muri twe, yinjire mu mitima yacu, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo nzatura muri bo, ngendere muri bo, nzaba Imana yabo, nabo bazaba ubwoko bwanjye. Iryo ni isezerano Imana yaduhaye. Ayo magambo aboneka mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorinto, igice cya 6, mu murongo waho wa 16. Iyo wakiriye rero umwami Yesu Kristo, ukamukingurira urugi rw'umutima wawe, arinjira agatura muri wowe, akagendera muri wowe, agakorera muri wowe. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe ukaba ubaye umwana w'Imana, hanyuma Imana nayo ikakubera Imana. Imana ntihabwa icyubahiro. Ubwo rero ni ubuntu bw'Imana bukomeye cyane, nta kiguzi byadusabye. Iyo bibi bisaba ikiguzi, icyo gihe agakiza kari kuba k'abantu bafite ubushobozi bwo kukishyura. Ariko ubu buntu bw'Imana bwaziye abatuye mu isi yose nta kurobanura, baba bakize, baba bakennye, baba boroheje, baba bakomeye. Izina ry'Uwiteka nirishyirwe hejuru. Ubu buntu bw'Imana rero, bene data bavandimwe, ntabwo dukwiriye kubukerensa, kuko mu batubanjirije hari abagiye bapfa ako kanya bazize ibicumuro byabo. Twavuga nka Ananiya na Safira, bazize kubeshya umwuka wera mu gihe bari bamaze kugurisha ibyabo, ariko bakabeshya ku biguzi. Iyo urebye mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa, mu gice cyaho cya 5, usomye ku murongo waho wa 3, hari amagambo agira ati, Petero aramubaza ati, Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya umwuka wera, ukisigariza igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari yawe? Kandi umaze kuyigura ibiguzi byawe ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu beshye, ahubwo Imana niyo ubeshye. Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera,
ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Umugore we Safira nawe ahageze abeshya nk'uko umugabo we Ananiya yabeshye, kuko bari bagiye inama yo kuza kubeshya. Icyo cyaha cyo kubeshya cyabateye gupfa bose by'ako kanya. Imana idufashe cyane. Kuba rero ugihumeka, ufite umwanya wo gutunganya ibidatunganye mu mibereho yawe, gutunganya ibidatunganye mu mutima wawe, ubwo nabwo ni ubuntu bw'Imana wagiriwe. Kuba Imana yarihanganiye ibicumuro byawe ukaba ukiriho, ikihanganira ibicumuro byanjye nkaba naba nkiriho, ni ubuntu bw'Imana tuba twaragiriwe. Twirinde rero kugira ngo ubwo buntu bw'Imana butadupfira ubusa. Imana idufashe cyane. Kuba rero Imana ikikongereye igihe cyo kubaho, nanjye ikaba ikinyongereye igihe cyo kubaho, ubwo nabwo ni ubuntu bw'Imana. Imana idufashe cyane. Twasomye ngo namwe yarabazuye, mwebwe abari bapfuye muzize ibyaha, muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera. Ibyaha by'uburyo butandukanye twagenderagamo tutari twakamenya Imana. Hari ibyaha, ibicumuro twacumuraga by'uburyo butandukanye. Burya rero tukigendera muri bya byaha, tukigendera muri tugicumura, tugikora bya byaha, tuba dupfuye. Ubuzima bwacu bwo mu buryo busanzwe tuba turiho, ariko mu buryo bw'umwuka ubuzima bwacu buba bupfuye. Hari ibiba byarapfuye, hari ibiba byarangiritse mu bugingo bwacu, hari ibiba bitagenda neza muri twebwe. Ngo ubuntu rero nibwo bwadukijije kubw'urukundo rwayo. Rero ubuntu bw'Imana burahari, ariko nta nubwo dukwiriye kubukinisha ngo tubupfushe ubusa. Tube maso, twebwe abakiriye Kristo mu mitima yacu, dukomeze kugenda uko ijambo ry'Imana ridusaba. Kandi nawe unyumva muri aka kanya utari wakira Kristo, ucyumva ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana, wemerere Kristo Yesu, umwakire mu mutima wawe, nawe akwinjize mu bana b'Imana, nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 1 ku murongo waho wa 12. Haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Twaravutse rero ubwa kabiri, tubyawe n'Imana kubwo kwemera Kristo Yesu no kumwakira mu mitima yacu. Bene data rero bavandimwe mwakiriye Kristo Yesu, ndabifuriza kugira ngo mukomeze guhagarara neza mushikamye mu Mwami Yesu Kristo no gukomeza ubuntu bwe. Kandi nawe wumva muri kano kanya utaramwakira, ni igihe cyiza cyo kugira ngo wakire Kristo Yesu, umwemerere kubere umwami n'umukiza, kugira ngo ubwo buntu wagiriwe ubashe kubufata neza cyangwa se no kububyaza umusaruro butagupfiriye ubusa, kugira ngo tuzaraganwe twese ubugingo buhoraho, tuzabane n'abera iteka ryose mu bwami bw'ijuru. Nibyo mbifuriza kandi nibyo mbasabira mu izina rya Yesu Kristo. Amen.